Ni amakuru ababaje cyane nk'uko uri kugenda ubibona kuri screen zawe. Ni impanuka ikomeye cyane yahitanye ubuzima bw'abantu bagiye batandukanye, abandi barakomereka bikabije, abandi bajyanwa mu bitaro. Nk'uko uri kubibona, hari mu masaha ya mu gitondo kuri iki cyumweru tariki ya 24 ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2024, mu gihe tubura iminsi 6 n'ukwezi kugira ngo turangize uyu mwaka wa 2024. Umwaka navuga ko impfu z'abantu bagiye batandukanye ziyongereye mu by'ukuri ugereranije, ariko nkundire nkugezeho ubuhamya bwa bamwe bari baraho iyi mpanuka yabereye. Ni umubyeyi utabarutse uguye muri iyi mpanuka. Ngira ngo naza kukugezaho bimwe mu byamuranze n'amateka yamuranze, dore ko hari impanuka ikomeje kugenda ishengura imitima y'abantu bagiye batandukanye. Birashoboka ko ushobora kuba uri kudukurikira utameze neza, ureba hirya hino ukabona nta gisubizo cy'ibibazo ubona ufite uri guhura nabyo, ukabona uyu munsi burije ejo bugacya, ukabona nta gihindutse mu buzima. Ariko ndagira ngo muhumurize, mukomeze mubwire ngo iryo zuba ubona ryanze kurenga, iyo mvura ubona yanze guhita, iryo joro ubona ryanze gucya, komera kandi uhumure, Uwiteka n'Imana yawe. Ni Agahe TV Rwanda. Niba utari wakanda subscribe, bikore nurangiza ukande no kukazogera kugira ngo tuzajye tubana makuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Nk'uko nari mbikubwiye, ni imodoka yo mu bwoko bwa Coaster yari itwaye abanyamuryango ba FPR Inkotanyi yavaga mu karere ka Gicumbi yerekeza mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Rero yananiwe gukata ikoni, igeze ahitwa mu Rwiri muri Rulindo ikora impanuka, umwe ahasiga ubuzima, abandi 28 barakomereka. Ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi bwemeje ko abakomeretse bahise bajyanwa mu bitaro bya Kinihira n'ibya Byumba, naho 4 bakomeretse bikomeye boherezwa mu bitaro bya CHK. Ni inkuru ibabaje cyane nk'uko uri kugenda ubibona kuri screen zawe. Kugira ngo niba uri kugenda ukoresha imbuga nkoranyambaga n'ubundi zigiye zitandukanye, uri kugenda ubona iyi nkuru mu by'ukuri, ariko ndagira ngo mbanze nkugezeho n'ibitekerezo bya bamwe bagiye batandukanye bagarutse kuri iyi nkuru, hanyuma n'ubundi ngaruke nkugezaho ubuhamya bukomeye bw'umubyeyi waguye muri iyi mpanuka. Mu by'ukuri navuga ko ari inkuru ibabaje cyane, ariko nta kundi biba bigomba kugenda. Imana yo buriya ibizi impamvu byose bibayeho, kandi byose biba kubw'impamvu, nta kiba itacyemeye kandi itakizi. Uyu yitwa Valence yagize ati wagiye Imana imwakire mu bayo. Uyu nguyu yitwa Claude yagize ati abakomeretse Imana ibakize, uwatashye Imana imwakire mu bayo kandi umuryango we ukomere. Uyu nguyu yitwa Marie Christine yagize ati Nyagasani ahe iruhuko ridashira, uwo yisubije imwiyereke iteka, aruhukire mu mahoro, akomeze kugira iruhuko ridashira kandi umuryango asize ukomere. Uyu nguyu nawe yitwa Maxime yagize ati rest in peace. Uyu nguyu nawe ndabona nta zina ririho, yagize ati yo birababaje gusa no kuri nta kundi, mukomere kandi mwihangane, yaba ababuze ababo ndetse n'abakomerekejwe n'impanuka yabaye, mwihangane kandi mukomere, Imana ibarengere kandi muhumure. Uyu nguyu yitwa Masengesho yagize ati birababaje cyane, rest in peace. Uyu nguyu yitwa Tuyisenge Olivier yagize ati pole sana, no kuri mwihangane, birababaza cyane kubura uwawe, gusa ndabona uyu mwaka utoroshye, abantu bagiye batandukanye
ndabona bari kugenda bahasiga ubuzima. Imana iturengere. Uyu nguyu nawe komezwe na Kristo, urupfu ntirwadutandukanya nawe, tuzaruhuka. hanyuma ngira ngo ni umubyeyi uri kubona kuri screen zawe, yitwa Nyirandama Chantal, akaba ari we waguye muri ino mpanuka. Imana y'amahoro ikomeze mutuze aheza kandi imuhe iruhuko ridashira. Nyirandama Chantal ni umwe mu bagore bari barabashije kwitinyuka bakiteza imbere, dore ko yari afite na hoteli ebyiri hariya mu karere ka Gicumbi. Ni inkuru ibabaje cyane. Abantu bagiye batandukanye bakomeje kugenda bagira bati koko mbega urupfu, umuntu agira gutya akiteza imbere, akimara akumva icyanga cy'ubuzima, agitangira kumva icyanga cy'ubuzima, ariko bigahita birangira. Nuko nguko rero Nyirandama Chantal niwe waguye muri ino mpanuka, abandi barakomereka mu buryo bukomeye. Imana ikomeze imutuze aheza kandi twihanganishije imiryango yagiye iburira ababo mu mpanuka zigiye zitandukanye, harimo n'iyingi. Ngira ngo izi hoteli muri kugenda mubona kuri screen zanyu kuri iyi nyubako, ngira ngo ni ya Chantal, ni imwe muri hoteli ebyiri za Chantal zirara mu karere ka Gicumbi. Ni umugore wari umaze kwiteza imbere mu by'ukuri, ariko urupfu kubera ko rudateguza, urupfu rutarobanura, rurangije rugira gutya ati tugende. Ngayo nguko rero ni inkuru ibabaje iri gukomeza kugenda ishengura imitima y'abantu bagiye batandukanye, ariko nta kundi mwihangane mukomere, kandi twizere ko mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko tuzongera guhura n'abacu basinziriye. Chantal, Imana ikomeze imutuza heza kandi twihanganishije n'imiryango yabuze ababo muri rusange. Reka rero ngewe nsoreza ahangaha, bashimire kandi bifurize gukomeza kugira impagarike n'ubugingo. Uwiteka Imana akomeze abarindira ubugingo kandi abahaza uburame. Iyo tugeze mu gihe cyangwa se mu mpera z'umwaka, abantu bagiye batandukanye barapfa, ariko ndakwifuriza ko Uwiteka Imana akomeza kukurindira ubugingo kandi akaguhaza uburame. Naho ngewe ndabakunda cyane. Assalam, shalom, shalom.